umugambi w'Imana ntubeshye. Witerwa ubwoba n'imbaraga zasa nibarati, witerwa ubwoba n'imbaraga z'abanaki. Imana ko yari rejo n'uyu munsi nikwiri ntabwo ihinduka. Rero humura komera, Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ntabwo Imana ikangwa n'ibi bihe. Abantu bese bacitse intege ngo nose ko Imana tubwiye ko tuzakora ubukwe ngo turi mu nsengero ngo ibimeze bite uko bazimaze bazifa. Humura, umugambi w'Imana uzagerwaho. Uko Imana yabipanze niko bizaba kandi uko yabigambiriye niko bizagiye guhamagara Aburahamu. Amuhamagara atari inkuru nziza, amuhamagara aje kuvuma. Yamuhamagaye ubwa mbere biranga, amuhamagara ubwa kabiri biranga, amuhamagara ubwa gatatu biranga. Murabiye amakuru murayazi. Kuri finara wati noneho Aburahamu birashoboka ko ahuri ntago hari kugaragara neza. Kangukira hano witegeye Abisiraheli ubamvumire, ndaguha kimwe cya kabiri cy'ibintu byanjye, ndaguha ifeza n'izahabu. Nuko abantu batanga ibintu byabo, niba bikorere n'Imana nibura ngo n'Imana izabibuke, niba bihe n'abakene byibura ngo Imana izabaha umugisha, niba bafashe n'itori, niba bafashe imfubyi. Kandi ku isi hari ibintu byinshi byo gufashwa wakoreramo umurimo w'Imana, ariko bakabijyana mu bapfumu ngo bararugesha runaka, ngo baricisha runaka. Ariko humura, ntago ibiguzi batanga biruta umugambi w'Imana. Gifite agaciro n'umugambi Imana igufiteho. Uyu mugambi rero Yesu yigeze yabivugaho kenshi. Mw'iyisi abantu bagiye bacumuzwa n'amasezerano, cyane ko iby'Imana ivuze bihabanye cyane n'imigendere yacu. Imana yifuza ibyiza, ibi bibona ari byo byihuse mbere. Shaka kwibaza ariko se muhanuzi yari yavangiwe? Ese bimeze gute? Ariko nagira ngo nsobanure ko umugambi w'Imana ku muntu ntupfa nta nuguyoba. Ntacyo uzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel. Uwiteka abahire muri byose, ndabasuhuje kandi mbabwira ngo umuhanga mu byo yahanze wahanze byinshi bihambaye, ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi, dore ko ntawahanga ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Yongere kubatera iteka, abasangiza itetu, kuko ni umwami w'amahoro kandi ashoboye byose. Rero abahire, nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza. Uyu munsi rero murabizi ko Imana igikunda kutugirira neza, ikatwohereza abakozi b'Imana batandukanye, abahanuzi, abahanzi, abavuga butumwa, mbese abantu baba badufitiye message Imana yabahaye. Uyu munsi rero hari umukozi w'Imana turi kumwe, ntago ari ubwa mbere mumubona. Ubushize yaduhaye ubuhamya, hari n'igihe twahuye ari mu rusengero ari kubwiriza, mbese twagiranye ibihe byiza mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu muri aka kanya rero turamwakiriye muri studio za Abayo TV YouTube channel. Ntago ndaza kurirwa ngira ibyo muvugaho cyangwa ibyo mubaza, ahubwo agiye gutangira yongera kubiyibutsa, asenga Imana, ubundi abagezeho icyo Imana yashyize ku mutima we. Nta n'ibindi byinshi ndaza kumubaza, aravuga icyo Imana yashyize ku mutima we, narangiza abasengere mu izina rya Yesu dusoza. Karibu umukozi w'Imana, utugeze icyo Imana yashyize ku mutima wawe uyu munsi. Murakoze cyane. Amazina ni ayandi, Mukandera Eugenie. Ntabwo ndi butinde, noneho ni ijambo ry'Imana mumaze kumenya. Mukandera Eugenie ku izina ry'ababyeyi nitwa Mama Mugisha cyangwa se Mama Joyce. Mfite abana babiri nkagira n'umutwaro umwe. Tuba mu Cyuga, Kagari ka Buhiza. Yesabaho umugisha mwinshi cyane. Tuje hano kubw'ijambo ry'Imana, ndagira ngo tubanze dusengere imitima igiye kuryumva, kugira ngo rigire aho rivana abantu, rigire naho ribashyitsa, kandi nanjye kugira ngo mbe igikoresho cyejejwe. Mana turagushimiye kubw'ineza n'urukundo tugirira. Ntabwo tuzahwema kugushima kuko utugirira imbabazi n'ibambe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ijambo ryawe rituruta ubukuru, ijambo ryawe ni indorerwamo twirebamo, umuntu uwo wese akibonamo. Ntago turisengeye, ahubwo turasenze kugira ngo dusengeye imitima igiye kurigerwaho, abo bagiye kurigerwaho, kugira ngo bahabwe umugisha n'Imana. Rigira abantu rituvana, nanjye ugiye kurisoma, nanjye ndacyari imbata mugenzi w'abandi, niko Pawulo yanditse. Natwe turi nanjye ndimbata mugenzi wawe, nanjye ndarikeneye kugira ngo rinyagure, kandi rimara kunyagura n'abagiye kuryumva ribagure. Imana reka ushyiremo ibirungo mu buryo bw'umwuka, uri bwaryumve aganirizwe nawe uruta uko ndi bwarisobanure. Ngakira n'ikibi cyawe rero, ganza no gutegeka, kandi ubuntu bw'Imana bube bwinshi kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ntago turi bujye muri byinshi,
mumaze kumenya narabibwiye bihagije ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo umugambi w'Imana ku muntu. Ni kenshi mw'iyi si abantu bagiye bacumuzwa n'amasezerano cyane ko iby'Imana ivuze bihabanye cyane n'imigendere yacu. Imana yifuza ibyiza ibi bibona ari byo byihuse mbere. Shaka kwibaza ariko se muhanuzi yari yavangiwe? Ese bimeze gute? Ariko nagira ngo nsobanure ko umugambi w'Imana ku muntu ntupfa nta nuguyoba. Ni ijambo dusanga mu gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice byaho ni bibiri. Igice cyaho ni icya mbere turi busome dore ku murongo wa 15. Kuva igice cya mbere ku murongo wa 15 titira avuga ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. 15 haravuga ngo hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa aramubwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa beho. Maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati niko Abaheburayo kazi, haleluya, batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga. Icyo ni icya mbere, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abahungu be bose ati umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twongere dusimbuke gatoya tuyasomere rimwe kugira ngo tubone uko tuvanamo icyifuzo tugasenga Imana. Ni ijambo ryo dusanga mu gitabo cyo kubara ibice byaho ni 23. Igitabo cyo kubara ibice 23 turi busome duhere ku murongo wa 19. Haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Reka nsubiremo gatoya. Haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Amen. Murakoze. Ntago ndi buvuge byinshi cyane ko umubwiriza yarabyanditse. Aravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumvishijwe. Nanjye nta gishyashya nzanye, ariko ijambo ryaravuze ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere. Rero niyo sije turimo, byose byarumvishijwe cyane ko wasanga waranumvishije byinshi kurusha ibyanjye. Ariko ni byiza guhora twibukiranya. Burya iyo umuntu afite indorerwamo mu nzu akomeza yireba, yakora urugendo bwo bamwe bagendera mu ishakoshi, bakagenda bireba ngo bagende bareba ko amavuta kibariho cyangwa se aho bagiye batari wabona isombe mu menyo, niko Abanyarwanda bajya bavuga. Bakagenda rero natwe Bibiliya ni indorerwamo y'Umukristo kugira ngo urugendo turukomeze. Mubyibuke mu Kristo ubwo yarari mu rugendo arimo kugenda, ubwo yaravuye iwabo rimbukiro, yumvishije ijwi, yagiye aca mu bikombe bitandukanye, ariko haraho ageze ku musaraba ngo haturukayo abantu batatu. Wa mbere aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ibyaha yari yaratukanye iwabo rimbukiro bitatumaga yunamuka, bitatumaga abohoka, ngo uwo mwanya yaramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe.
ngo hari umwobo inyuma ye wari muremure cyane, ngo ibyo bintu byari biri mu mugongo we byatumaga agenda arushye, ari byo umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga ngo none tugenda twemye. Noneho uwo ugwamo Bibiliya ivuga ngo uwo mwobo wari muremure cyane nta muntu wabasha kureba ngo awuheze, kubera ko Imana yateguye poroji iteguriye mu Kristo gusa, oya ahubwo nawe urimo nanjye ndimo. Uwo mwobo hazajyamo ibyawe, uwo mwobo hazajyamo ibyanjye, n'undi wese uzashaka guturwa umutwaro uri mu iyi nzira mizagwa mw'uwo mwobo kuko ni muremure nta wawuheza. Uwa kabiri ngamushyiraho ikimenyetso. Abantu b'Imana nubwo mu rugendo turi kugenda duhura n'abagenzi benshi, nikivogera nyine abantu bose bari kukubwira ko ari abakristo, turi mu rugendo, ariko abantu b'Imana bariho ikimenyetso. Zarebe ku ishuri abanyeshuri baba ari benshi kandi bose bambaye uniform, ariko umubyeyi yaje amenya umwana we, umubyeyi yaje amenya umwana we, bibaye ngombwa kamutwara, nta mubyeyi wazanga atwara umwana uwundi, atwara umwana we. Rero nubwo abagenzi turi mu rugendo turi benshi, ariko ndagira ngo mbabwire yuko uko biri kose abantu b'Imana bariho ikimenyetso. Haleluya! Abantu b'Imana bariho ikimenyetso, ngo yamushyizeho ikimenyetso. Arababwira tuzaca mu nzira igoye, uzaca mu bantu benshi, uzahura n'abamurya nino, uzahura n'abamwishakira ndamu, uzahura n'abantu batandukanye, ariko kubw'ikimenyetso cyanjye ngushyizeho kizagenda kigutandukanya n'abo bantu. Rero mwihangane, ikimenyetso cy'Imana ntimugite, uko biri kose iki kimenyetso kizadutambutsa. Uwa gatatu ari nshaka kubabwiraho, yamuhaye umuzingo w'igitabo kuko yabonaga inzira. Ntago Bibiliya yaje gusa, icyo nzi cyo mu mbaga nyamwinshi ifasha abantu benshi. Rero yabonaga inzira ari ndende, kandi kuko inzira ni ndende, ndabyibuka nagiye kubatizwa batubwira ngo zaza ntazatinda, nkajya mbabara mvuga nti naza gasanga ntarabatizwa ntago nzasigara, ariko ndatekereza 30 ngiye kwigeramo, ndacyategereje. Rero iyi nzira ni ndende, ni inzira tutaza izagarukira, ariko bidukwiriye gukomeza tukaba maso, tugakomeza iyi nzira ntiducogore. Rero abona wa gatatu abona inzira mu Kristo afite ni nini, amuha umuzingo w'igitabo. Arababwira ngo uzaca mu bikombe byinshi bitandukanye, uzaca mu mayira menshi atandukanye, ariko ndakwinginze fata umuzingo w'igitabo. Nugera mu nzara uzasome iki gitabo, kizakubwira ngo hahirwa. Nuca mu gikombe cy'uburwayi izakubwira, uzasoma uzavanamo ubuvuzi bw'igikombe ugezemo. Uyu ni umuzingo w'igitabo utunze umukristo mu buzima bwa buri munsi. Rero ijambo ry'Imana rihora ririshya, nicyo nashatse kubabwira. Ni indorerwamo, usoma wahaze ugafashwa, usoma ushonje ugafashwa, usoma wambaye ubusa ugafashwa, usoma bakwirukanye mu nzu ugafashwa. Ijambo ry'Imana ni bidutera imbaraga bya buri munsi. Ijambo dusomye nabwiye ngo narihaye intego rivuga umugambi w'Imana ku muntu. Kenshi umugambi w'Imana urarwawe, sinzi namwe mwarabibonye, ikintu Imana ivuzeho ubundi no kukizera ubona bidashoboka kuko ubona bitabivuga. Imana itandukanye cyane n'ibyo twibwira. Imana ujya imbere uyibwira ati Imana dore maze imyaka 20 nshatse sindabyara, nkeneye akana ko gukikira, ikakubwira ngo ahubwo nguhaye imodoka. Kumva birahabanye cyane n'imitekerereze yacu, ariko umugambi w'Imana ntuyoba, umugambi w'Imana ntupfa, umugambi w'Imana ugera kuri nyirayo. Aba babyaza n'uyu mwami Farawo, intebe ye yari nziza, intebe yari ayishimiye, ko bwije nuko bukeye akabona intebe ye ibaye nziza cyane. Kera murabyibuka, twabakobwa cyangwa abagore nihashimwe Yesu waduhaye ijambo. Twebwe ntago twemerewe kugera ahantu h'Imana, ntago twemerewe. Byaravuga ngo abagabo bari bajye mu iteraniro, ahubwo baze batubwira ibyavuye. Mariko umwere umaze gutabukamo kabiri, natwe Yesu atugirira neza. Abona biradukwiriye kuvuga Yesu, tukavuga imirimo ye, tukavuga imirimo myiza yiwe. Noneho Farawo abona intebe ni nziza, yumva ashatse kuzayigumaho akayirambaho, yumva nta muntu n'umwe wazamusimbura. Abitekerereza nk'umuntu, abitekereza mu kuvuka. Aravuga ati nahavuka umuhungu byanga bikunda akabaho, uko azagenda akura azansimbura kuri ino ntebe. We ashaka uburyo kiyatsembaho, ariko we yirwanirira. Hari igihe abantu rero birwanirira
abandi bakabigenderamo kubwo kwirwanirira. Burya akenshi cyane iyo wirwaniriye hari abantu buri kurwanya, ariko abo bantu uri kurwanya ntago ubuze umugambi wabo, ntago ubuze umugambi Imana ibafiteho. Niho mpamvu burya bikwiriye wewe wagenzura ibyaha, kuko umuntu wese Imana imufiteho projet, imufiteho umugambi mwiza. Noneho Farawo nibwo Yesu atekereza igitekerezo yumva ni nacyo, yumva atanze itegeko mu babyaza. Habati rero mwababyaza munyumvire, ndi umwami, ntanze itegeko kubyaza kwanyu umuhungu ntakabeho, ariko umukobwa mujye mumurekabeho, kuko umukobwa nyine nta kintu yarakijije, ntacyo yicaga, nta nicyo yarakijije, mujye mureka umuhungu abeho. Ababyaza iryo tegeko bararyumvishije, bumva bagiye no kuryubahiriza. Ariko Imana itandukanye cyane, haleluya, Imana itandukanye cyane n'imitekerereze yacu, n'imitekerereze y'abantu. Ibyo abantu bagambirira burya siko biri. Oya, jambo ryarambwiye ngo ibyo nifuza kukugira ni byiza si bibi. Abangari intwaro bacuje kukurwanisha, nta gizagira ikigutwara ukiri kumwe nanjye. No, umugambi ababyaza bamaze kuwakira ngo bagereyo, Imana ikora bitandukanye nubwo yakoraga. Hari ibintu bidusunikira ku Mana burya. Hari ibintu abantu bakora bakagira ngo badushyize mu mwobo, nyamara ahubwo badushyize mu mugambi w'Imana by'ukuri. Ndagira ngo nkubwire ngo intambara zose ntago ari uko ziba zizwe na Satani, hari babiri mu mugambi w'Imana. Ngo bakimara kumva iryo jambo ngo Imana iri mu ijuru iba yabyumvishe, kuko yari ifite umugambi wo kuvutsamo Mose akajya gukura Abisiraheli hehe mw'Egiputa. Noneho ngo ababyaza ngo bajya kubyaza umubyeyi ngo bagasanga umubyeyi yabyaye. Kubera iki? Imana ifite umugambi mwabo babyeyi bari kubyara, Imana ifite umugambi kurwo rugo, Imana ifite umugambi kwabo bana. Nubwo bimeze bityo ariko Imana ibifiteho umugambi. Humura, nta muntu n'umwe uzica umugambi w'Imana. Umugambi Imana ifite kuri wowe izawutunganya kandi izawugira neza. Byaje kurangira Imana itanga izindi mbaraga, kuko Imana irashoboye, Imana irakomeye, tandukanye nuko tubivuga. Biza kurangira kuri finali itanze izindi mbaraga. Umubyeyi ajya kubyara sibigombera umubyaza, umubyeyi ajya kubyara ntibigombera umubyaza, akahita yibyaza. Ngo Faraho yicaye ku ntebe abona rya tegeko rye ntago ryubahirijwe, ngahamagara ababyaza babaye cyane bati niki cyatumye mureka abahungu bakabaho, tegeko natanze ntimwaryumvije. Ariko cyane we arimo yirwanira ku bw'intebe. Hari abantu bagiye birwanirira kandi ntibarwanirira Imana, bakagendera ku ndamu zabo. Imana bazabonana kandi Imana izasoza umugambi ifite ku bantu bayo. Haje kurangira rero umubyeyi akajya abyara. Farawo arasakuza ati nibishyigitumye bibitumvikana. Ababyaza birigura neza, aravuga ati Farawo ntuturenganye, natwe si twebwe twarwanye n'ikipe itarwanwa, twiganye n'abatirwanwa, twaribeshye. Aba bantu ntibasanzwe, bavuzweho n'Imana. Muntu w'Imana uko yaba ari kose mwubahira icyo, kubera ko bwije nuko bukeye aratungurana. Biza kurangira ababyaza bireguye bavuga ati abareba mubona ntago ari abagore basanzwe nk'abanyegiputa, ntago ari abagore twajyaga tubona. Abaheburayo kazi bameze bateye ukwabo, bafite imbaraga zidasanzwe, tutari ababyaza baba babyaye, tutarabageraho umwana aba yaje. Rero biragoye kugira ngo wice umwana nyina yamubonye, biragoye kugira ngo wice umwana nyina yamaze kumubyara. Rero icyo nshaka kubabwira n'umugambi w'Imana. Humura, wikuka umutima, wikwiheba. Uri umunyamugisha nawe wikwiheba, kuko uri umwuzukuru za Aburahamu, kandi hari umugisha Imana yatuvuzeho ukomoka ku rukiryi rwa Aburahamu uzadutunga. Nimuhumure kandi nimushikame. Byaje kurangira rero murabyibuka, ntago ari inkuru ndende, ntago ndi bwayisubiremo, ariko nashaka cyane kubabwira ku mugambi w'Imana. Ijambo twasorejeho ni ijambo riri mu kubara, ni ijambo rirerire cyane, ntavuga aka kanya ngo nsoze. Ni ijambo rya Baraki n'Abisirayeli ubwo bavuga mw'Egiputa barimo bagenda, bari bageze mu maboko ya Baraki. Baraki rero yabakiriye abona ari abantu nyine badashinga, badafite icyo bamaze, abakira harazabagira abagaragu. Hari n'abantu tubana nabo tekereza ko ari abanyamahanga cyane, ahubwo ari kubw'inyungu zabo. Ariko humura, Imana si nk'abantu. Baraki bakira uko nguko,
ryasezerana Imana yavuganye nabo bakiri mu Egiputa rigenda rirushaho gukomera, rigenda rirushaho kugwira, ngo ashiduka buzuye igihugu, ashiduka bajimije igihugu. Ngo nibwo hari umuntu witaga Baramu. Baramu we yaravumaga agahesha n'umugisha, ngatanga ibiguzi byinshi. Njya nkunda kubwira abantu ntituzababera inyatsi, ntago burya bagira y'ubuntu, byo bakora byose bikora batanze ibishoro, ariko muri ibishoro byabo ntago biruta umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana niwe mukuru kuri wowe, umugambi w'Imana niwe mukuru ku buzima bwawe. Bishoro batanga nta gishoro na kimwe babona cyagura umugambi w'Imana. Humura, Imana iri mu ruhande rwacu, ntago ibeshya, ko ibyo yavuze kera no kubikora izabisohoza. Biza kurangira kuri finale Baraki agiye guhamagara Baramu, amuhamagara atari inkuru nziza, amuhamagara aje kuvuma. Yamuhamagaye ubwa mbere biranga, amuhamagara ubwa kabiri biranga, amuhamagara ubwa gatatu biranga. Murabiye amakuru murayazi. Kuri finale ati noneho Baramu birashoboka ko ahuri ntago hari kugaragara neza, kangukira hano witegeye Abisiraheli ubamvumire, ndaguha kimwe cya kabiri cy'ibintu byanjye, ndaguha ifeza n'izahabu. Nuko abantu batanga ibintu byabo, niba bikorera n'Imana nibura ngo n'Imana izabibuke, niba bihe n'abakene byibura ngo Imana izabaha umugisha, niba bafashe n'itora, niba bafashe imfubyi. Kandi ku isi hari ibintu byinshi byo gufashwa wakoreramo umurimo w'Imana, ariko bakabijyana mu bapfumu ngo bararugesha runaka, ngo baricisha runaka. Ariko humura, ntago ibiguzi batanga biruta umugambi w'Imana. Gifite agaciro n'umugambi Imana igufiteho. Uyu mugambi rero Yesu yigeze yabivugaho, muzaca mu mazi ntago azabatembana, muzaca mu muriro kandi ntago muzashya. Uriho umugambi w'Imana, humura, ukuri kose uwo mugambi uzagutuza aho utakwituza, uzaguha ibyo amaboko yawe atazageraho, uzaguha ibyo ubwenge bwawe uzaguha ibyo gakondo itaguha kubw'umugambi w'Imana. Rero noneho biza kurangira ngo Baramu agiye ahantu abitegeye ngo abavume, atangiye kubavuma. Arafata navuma ndiwo navuma w'Imana itavumye, narakarira ntiwitarakariye. Imana imushyiramo amasezerano y'Abisirayeli bakiva mu Egiputa. Ibona Abisirayeli abantu badasanzwe, biravuga ngo dusa nk'abapfuye ariko turi bazima, dusa nk'abatazwi ariko turi ibirangirire. Mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu isi y'umwuka turahishwe. Hari igihe umuntu ashobora kugenda ukagira ngo si umuntu, ariko mu isi y'umwuka Imana yamureba ikamwishimira kubwo amateka imufiteho mu gihe kiri imbere. Twagiye twumva ubuhamya bw'abantu batandukanye Imana yagiye ikura kure batagira agashinge na rugero, ariko kubwo mugambi w'Imana Imana igenda ibatuza hagutse, igenda ibahesha gakondo. Hari abantu benshi bicaye muri gakondo batahawe na basa na ba nyina, hari abantu benshi bicaye mu mashuri nta menerivari bigeze babona, mu nkunga zigiye zitandukanye. Hari abantu benshi bafite ababyeyi kandi ari imfubyi kubera iki bw'umugambi w'Imana. Ukagenda ubahuza nabo umumaro, kandi bakagiraho umumaro urutuwa gakondo bari kuzabagirira. Rero jya nkubwire ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Baramu amaze guhagarara bwa gatatu 19 niho twasomye, nibwo Imana yamushyizeho amagambo y'Imana. Arabwira ngo reka nkubwire Baraki, erega Imana si umuntu ngo ibeshye. Niba yaravuze ko izakubakira, uzubaka nabi bigoye, ariko urugo rwawe ntago ruzahirima. Imana si umuntu ngo ibeshye. N'Imana yaravuze ko izaguha abana, ntago Imana izemera ko abana bawe babi bitambo mu miryango y'imyuka mibi. Imana izigwatiriza. Imana si umuntu ngo ibeshye. Niba Imana yavuze ko izaguha umwana, humura. Hana yabaye aho ngaho igihe kirekire, abaho igihe kirekire, ariko kuri finali Bibiliya biravuga ngo yamuhaye umwana, kandi umwana yamuhaye umwana mwiza w'icyitegererezo. Rero komeza utindane n'Imana. Zekariya yatindanye n'Imana igihe kirekire. Kuri finali Imana imuha umwana, ubw'ubufindo bwari bumufashe, murabyibuka. N'amagambo ari muri Luka igice cya mbere. Ubufindo bwari bumufashe, agezeyo marayika Gaburiyeli asanga Imana yamutumyeho, irababwira ngo uzahabwa umwana w'umukana zitwa Yohana. Izina Yohana ryari ibintu bikomeye mu muryango wo kwa Zekariya, wari umuryango uciye bugufi, kandi izina Yohana ryari izina ry'inyacyubahiro. Rero umugambi w'Imana ntago ureba ngo uyu muntu ari mu cyiciro kimeze gute. Niterwa isoni no kuguha umwambaro wa umwambaro urenze kandi warambara ibintu biciriritse. Rero umugambi w'Imana ntureba ngo umuntu ari mu cyiciro runaka, oya. Umugambi w'Imana vana hasi ukajyana hejuru. Umugambi w'Imana urindisha umuntu, umuhesha ibyo gakondo cyangwa se n'ubwenge bwe n'amashuri ye atari buzamuhesha. Umugambi w'Imana ntago uyoba ku muntu. Ngo Baramu nibwo yatangiye abwira Baraki, arabwira ati reka ubwire Baraki, warwanye n'ikipe itarwanwa. Aba bantu n'ubwoko butavumika, aba bantu n'abantu Imana yironkeye. Bibiliya ivuga ngo ni imfura z'Uwiteka yihora yishimira. Aba bantu n'abantu bahora bahumuriza Imana uko bwije nuko bukeye. Mbabwire ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Numva ndi gusoza, ariko nashaka kubabwira ngo mugambi w'Imana ntuyoba. Nijambo murezi busome musome neza, mwuko Imana arabagenda abasobanura kuruta uko nabasobanurira, ariko numva nshaka kubabwira ko umugambi w'Imana utayoba.
umugambi w'Imana ntubeshye. Witerwa ubwoba n'imbaraga zasa n'ibarati, witerwa ubwoba n'imbaraga z'abanaki. Imana ko yari rejo n'uyu munsi ni kwiri, ntabwo ihinduka. Rero humura, komera. Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ntabwo Imana ikangwa n'ibi bihe. Abantu bese bacitse intege ngo nose ko Imana tubwiye ko tuzakora ubukwe ngo turi mu nsengero ngo ibizimize bite uko bazimaze bazifo. Humura, umugambi w'Imana uzagerwaho. Uko Imana yabipanze niko bizaba, kandi uko yabigambiriye niko bizasohora. Ndumva nshoje mbabwira ngo mugire umunsi mwiza, kandi mugire umugoroba mwiza. Imana ibarinde, kandi umugambi wayo ukomeze ukure ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Imana nibishimika bikunda, tuzongera dusubire. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Marakoze cyane. Birenze kuri ibyo, Imana izabamera ubugingo buhoraho. Mana turagushimiye, uri Imana y'amahoro kandi ugira neza. Tugushimiye ijambo ryawe rigeze mu mitima yacu. Turasenze ngo cyama rikaba rinini cyane kuruta konge mama Mugisha ndivuze. Turasenze cyane kugira ngo imitima y'abagiye kuryumva ribabera inkomezi, ribibutse ko nyuma y'imigambi y'abana b'abantu ko hari umugambi w'Imana, kandi uwo mugambi w'Imana ni utugejeje aho tugeze ubu ngubu, kandi uzakomeza no kuturinda. Pawulo yanditse ijambo ryiza aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye, ikomeje kuturokora. Aravuga ngo kandi iracyaturokora. Ndahamya ntashidikanya ko utahawe konji, ndahamya ntashidikanya ko utafungiranywe mu nsengero, ndahamya ntashidikanya ko uri mu ruhande rwa buri mumwe wese ahari kurwanira urugamba mu buzima bwe bwa buri munsi. Kandi mpamya ntashidikanya ko imvugo yawe ariyo ngiro ku muntu wari we wese. Ntabwo urobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu ukubaha agakomeza agakora ibyo gukiranuka, ndabizi neza kumwemera. Ngaho shoboza abantu bawe gukiranuka kugira ngo ubusabane bwawe nabo bukomeze bugwire, kandi ibyo wavuze ku bantu bawe, ku muntu wari we wese, ndabizi neza kuzabisohora. Ngacyo n'ikibi cyawe komeza kuganza no gutegeka ibirenze kuri ibyo. Ubuntu bw'Imana bane natwe mu izina rya Yesu, amen.